Uwitwa Nyambo Jessica yamaze rero gutererwa ivi n'umukunzi we, dore ko ari umukunzi we bari basanzwe bakundana by the way. Ni umukunzi bamaranye igihe, dore ko uyu Nyambo Jessica yateruwe ivi rero kuri uyu wa 23 yari mu rukerera cyane, ubona ko ari ibintu bagize n'ibanga, ibintu bitari byitabiriwe n'itangazamakuru, ahubwo yitabiriwe n'inshuti we za hafi cyane, ubona ko nyine byari ibintu byiza kandi bifite agaciro gakomeye cyane. Mu bitabiriye ibirori bye harimo umukunzi we cyangwa se uyu nyine wamwambitse impeta, dore ko nyine ari nawe wari urangaje imbere iki gikorwa. Hari n'umuhanzikazi Bwiza, nawe wagiye gushyigikira nyine uyu Nyambo Jessica, ndetse n'umudamu wa Rusine, nawe n'umwe mu bari bahari rero kugira ngo bashyigikire uyu umukunzi nyine, uyu Nyambo nyine Jessica bashije nyine gutererwa ivi kuri uyu wa 23. Akaba ari ibirori byabaye rero ku isaha y'isa 9. Mbere yo gato uwitwa Nyambo Jessica rero yari yabasangije abakunzi be amafoto cyangwa se amashusho nyine ya video mato yagaragara nyine yagiye gukoresha ibijyanye n'ubwiza bwe nyine, cyane cyane umusatsi, aho rero bamwe babibazaga bati ibi ngibi amaherezo yabyo ni ibihe, birimo bishyira iki? Bamwe baguma mu rujijo nyine, ariko mu by'ukuri icyari cyishe inyuma nyine cyari igikorwa cyo kuza gutererwa ivi n'umukunzi we wariswara nyine muri Dubai. Uyu Nyambo Jessica muramuzi, yamenyekanye mu filimi menshi agiye atandukanye, kugeza n'ubu akaba akomeje urugendo rwe rwo gukomeza filimi ye nawe ubwe agaragaramo, dore ko ari filimi ye nyine yatangiye ku giti cye. Uyu Nyambo rero yavukiye mu karere k'Uburasirazuba bw'u Rwanda, hano kuvuga nyine muri Kirehe. Aha niho yaboneye izuba, aho uyu Nyambo yabonye izuba ku itariki 18 Mata mu 1999. Gusa nk'umwana wese wakuriye mu cyaro yaranzwe no kuragira, gukuka ndetse no kwahira icyarire, tutibagiye nyine no gukama, dore ko ari byo byose biranga nyine imirimo yose yo mu cyaro kenshi. Dore ko uyu Nyambo nyine yarangwaga n'imirimo yindi yose, nawe murabyumva nyine imirimo igiye itandukanye, cyane nk'umwana uba uri kubyiruka usanga nyine twinshi mu turimo ari ugenda udukora. Amashuri abanza uyu Nyambo yayize hafi y'iwabo Kirehe, ayisumbuye ayakomereza mu Burengerazuba bw'u Rwanda, aha ni mu karere ka Rusizi. Yahavuye yerekeza muri Kayonza Modern School, aha niho yarangirije nyine muri za 2019. Agisoza akarangiza amashuri ye, si yahise ko atangira gukina filimi cyangwa ngo ahita ava iwabo nyine agende nk'abandi bose bajya gushaka ubuzima hirya no hino. Uyu Nyambo ahubwo yahise ko ajya gukora akazi ko muri resitora, aha ni hafi nyine iwabo yari atuye. Gusa ubushuti bwa Nyambo n'umukinnyi wa filimi Mutoni Asia, uyu twamugarutse murabyibuka ko uyu Asia nawe nyine yari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago akibarizwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Uyu rero Nyambo agihura na Asia nibwo byabaye nyine, cyangwa se Asia yamubereye nk'ikiraro kimwinjiza muri sinema. Kuri ubu ngubu rero Nyambo tukaba twaramumenye. Icyatumye rero Nyambo aba intandaro yo kuba yajya muri filimi nuko Asia yamubwiye ko amubonamo impano itangaje, maze rero Asia nawe amusaba ko yamuhuza n'abakinnyi ba filimi nyine bari bakomeye nyine muri icyo gihe, ni ukuvuga bamwe bari basanzwe babikora aho ngaho, harimo nka Boringo ndetse n'abandi nyine bagiye batandukanye. Nyambo rero nawe ajya kugerageza amahirwe, uko niko Nyambo rero twamumenye. Kuri ubu ngubu benshi bakaba baramwihebeye,